nk'uko mubibona hano turi ahantu bita i Kanombe, twagiye kureba umusore, ntabwo namuvugaho byinshi araza abyivugire. Amakuru umusore? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza? Meza tu. Amazina ukoresha witwa? Izina njye nkoresha Jean Claude, kandi banzi ku izina rya Sebu. Nikine Sebu, iryo zina Sebu uraje ubivugeho, ariko banza wibwira abanyarwanda neza bakumenye ukuntu bivuze nyine, uvuge nawe ukomoka bakumenye neza. Amazina yanjye nitwa Jean Claude Baributsa, nkomoka i Karongi. Karongi agana he? Karongi mu murenge wa Murambi aho Bankundamaci. Bankundamaci w'umufana. None se koro ahantu turi ni he? Hano bahita Nyarugunga. Nyarugunga umaze imyaka ingahe? Nabanje kuba ariko Kanombe, kwa Habyarimana. Kwa Habyarimana. Ese Claude, ukurikije ubuzima bwa kera n'ubw'ubu ngubu, niba wari umeze neza? Ni mbere kuko nabanje kuba ahantu hari hameze neza, mbana n'ibyamamare. Wabanye n'abasitari? Cyane. Wowe abasitari? Wabanye na Yago ni inshuti yanjye cyane. Yago Ponda turiya tuzi umunyamakuru? Cyane, na Jaja, n'abagabo wa Jaja. Mbese Yago byagenze ute kugira ngo mutandukane? Byagenze ute? Wamwitwayeho nabi cyangwa hari uko mutumvikana neza? Ntabwo twashwanye, ni ukuvuga ngo nyine yaje gutandukana na Jaja, kuko yazaga aho Jaja yabaga ari nyine turi n'inshuti nk'abafasha, ubwo birangira tutongeye gusubirana nyine, ariko Yago turi inshuti kabisa, anzi ku izina rya Sebu. Kuzi ku izina rya Sebu. Ubu ngubu nawe kibona ikiganiro avuga ati uyu muntu ndamuzi. Arahita mbona kabisa, yarazaga we na Jaja bagahita bavuga ati Sebu ati amakuru cyane. Mwese wose uwo Jaja mwarakundanaga cyangwa mwabanaga mu bundi buryo? Jaja twabanaga mu rugo nyine, ari uwa famiye aho nakoraga, hino kwa Habyarimana. Nese koro ukiva i Karongi niwe wahise ufatira feri uzi i Kigali, ninde wakuzanye i Kigali, wahinjiye gute? Nazanywe na mubyara wanjye, ubwo ngeze i Kanombe, nabanje kujya Nyabugogo. Ngeze Nyabugogo mpura na mubyara wanjye, anzana Kacyiru, nzanye Kacyiru ntaramenya n'i Kigali. Ku kanya mwigojoro bahita banjyana ku Gisenyi, ndagenda nabayeho ku buzima bubi bwa danje. Ari umusaza wari ushaje cyane, w'imyaka 111. Umusaza aza gupfa nyine nakoreraga, apfuye ndabona ngaruka i Kigali. Nkomeza i Kigali gutyo nyine ngira aho wabo wa Jaja, ari kumenyana na Jaja. Niwe waguje na Yago? Niwe waguje na Yago. Yago wamukoreraga iki? Wari umukozi we mu buhe buryo? Nyine mwabanaga mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo njye nabaga aho wabo wa Jaja, kuko habaga ako gerageza we muri kamera Yago akurebe neza, akuremo n'ingofero ariko akurebe, urebe Claude azi ku izina rya Sebu ukuntu asigaye abayeho, turasigaye yibera ni Kanombe. Mwese uri gukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi gukora ikiyede. Uri gukora ikiyede? Yago wamukoreraga iki? Mwakoranaga gute? Ni ukuvuga ngo Yago iyo yazaga aho mu rugo nyine bakahakorera ikiganiro, nabafashaga gukamera. Wari umuyede ufata inuzi? Nkafata ibyuma. Nese ubu ngubu waguzana Yago wamusabye cyangwa Yago kubu ari kukureba gutya wamubwira iki? Wamubwira ati Sebu ndagusuhuza cyane, ati kandi ndagukumbuye. Bivugurira muri kamera. Ati kandi kabisa inkunga yawe irakenewe. Birakenewe. Ubu wamukongera ukamukorera cyane. Nese ibibazo byigeze kuba kuri Yago warabyumvise bamubeshyira ngo wasambanyije umwana? Narabyumvise cyane ndanababara. Ngo Cano ngo ngo niwe wayifungishije abishaka, byo warabyumvise? Narabyumvise ndanababara, ariko numva nyuma ariko ahise asohora indirimbo ngo umugambi w'Imana si uw'ejo, ikimara kuva muri biriya buzima. Ariko Yago uramufana? Cyane. Yago amazina ye urayazi se? Oya, nzi Yago gusa. Uzi Yago? Amazina ye nayo uzi ko aturuka he? Aho aturuka ndumva yajyaga. Nimba warumvise si uw'ejo uzaturuka? Ndahazi, icyo yajyaga ahambwira. Tabagwe Nyagatare? Nyagatare. Tabagwe. Tabagwe. Uko nayibuka ariko ndamufana cyane. Ariko ufite isoni kandi Yago arakureba mu kanya. Nuko wabaga ufite isoni kumwe na Yago? Yago twabaga tumenyeranye. Ariko wabaye n'abasitari benshi ahari? Nabanye n'abasitari, nabanye na nande? Egoro Mabano. Mwabanye gute se we mwahuriye? Egoro Mabano ni ukuvuga ngo nawe aho Jaja aba nyine niho umugore we avuka, amwita Lola. Ubwo rero nawe kwa Egoro najyagayo, kandi noneho hano nakoreraga nacururizaga amata uwo mukecuru.
na Muyanga akaza kuhafata amata, Kimenyi Yves, barahansangaga cyane banzi, none nanjye nkakunda kubasetsa nyine niho baheyeho banyita se. Urasetsa? Nakundaga kubasetsaho gakeya nyine. Mbese abakunzi b'iyi OIC TV show wabasaba iki cyangwa wababwira iki? Ikintu nababwira nyine Karisto ni uko bajya bashyiraho like, kindi kabisa, na subscribe na share. Nk'uko mubibona hano turi kumwe n'umuhungu bita Claude uzwi ku izina rya rya Sebo. Ninde wari ku isi? Naryiswe na Yago. Ni Yago wari ku isi? Akomana. Yago ndabizi araza gukurikirana iki kiganiro kandi nibigenda neza aragufasha. Ariko tuzakora indi episode, iyi ni ya episode 1, tuzakora indi part 2, dukomeze. Hari ikibazo? Oya ntari murakoze. Urakoze. Twereke tubwiye ufite impano yo gusetsa. Utaha uzadusetsa noneho tuganire turi no kukana. Ujye ubasha akantu. Ndabona gake. Iyi ni OIC TV show, turi kumwe n'umusore bita Claude uzwi ku izina rya Sebo, nibyo Yago yamwigishije. Mukuye mu kazi yari arimo, ndavuga ati kamukoresha ikiganiro kuko yari afite intimba, yari akumbuye umuntu bita Yago, ngo babanye mu bihe bibi byiza, ariko ugakunda Yago nubwo baburanye. Ndabizi Yago azagufasha. Yago arafasha, agira umutima mwiza. Vuga uti ngo big energy imbere cyane. Big energy imbere. Ciao.